Rwanamiza mu nkera, nyamuragirwa n'inyange abashumba tukinikiza. Dore igitaramo nyarwanda we kizabera i Bweramana, intango mu ntango. I Bweramana Ruhango n'igihango we, murakoze rero. y'u Rwanda. Uyu munsi ni umunsi abana bashoje ikiruhuko, bashoje ikiruhuko. Mureke tuvugire hamwe kandi bibe byiza. Hari igihe tuzajya tuvuga ati ngwino uno munsi niwe uri tubwire ikijyanye n'umurage w'u Rwanda, amateka n'umuco bigendeye ku buntu. Bivuze rero ngo uyu munsi niho abana bashoje amasomo yabo ajyanye n'amashuri, ariko dufite intego ikomeza kwiga umuco nyarwanda tugendeye mu mbyino ariko bigera mu mutima, sibyo? Hano itorero ryacu ikintu rigamije cyane ni ukwigisha umuco cyane, kugira ngo turange aho turi hose, birenze ya matorero ariho abyinira abantu cyangwa abyinira ibirori, kuko hari igihe udiha ariko ugatahana imidiho, ariko wasanga ubuzima bwo hanze tubamo, wareba ubutore umuntu afite ukabubura, sibyo? Rero dushaka yuko ari n'abana hano mufite imico mibi, tuva hano uko mugenda mu muhanda ugasanga mwagiye mushondana, hakavamo utuntu tutari twiza, sibyo? Kandi muvuye hehe? Ku itorero, kandi muvuye ku isoko, muvuye kwiga umuco nyarwanda, sibyo? Umuco nyarwanda ni umucyo, murumva? Iki kintu tuba tugiye kuvuga aka kanya, iyi minota twihaye cyane cyane 30 cyangwa 15 ya nyuma, ni iminota tuba tugira ngo tugarure wa mutima wuje ubuntu, kugira ngo tujye dukorera hamwe, kuko ubumwe bw'abanyarwanda bumaze igihe cyane, ariko biracyababaje kubona abantu bakibwiga. Mujye mwitegereza iyo turi hano cyane, abantu batoya nibo baba bari hano kuruta abantu bakuru, kandi itorero rituruka mu bantu bakuru. Abantu bakuru ntibashobora kugendera ku ngamba imwe yo kubaha itorero no kurikurikiza, kugira ngo bigende neza bihereye mu isibo paka no mu rwego rw'igihugu. Itorero ryo mu masibo rero twebwe niko dukorera mu isibo yacu. Dufite igitaramo tariki 15 z'ukwa munani, ndabesheshwe. Icyo gitaramo ni icy'itorero ryacu, kizaba kigaragaza umurage w'u Rwanda, amateka n'umuco biri mu bantu, ibiri mu hantu. Nibwo tuzaba turi kureba amateka ari mu hantu. Nababwiye ko muri ibi biruhuko tuzajya kwitoreza ahantu nyaburanga dufite muri uyu murenge wacu, sibyo? Aho hantu rero turaza kuvugana n'intore ziri mu cyiciro cyo guhera mu ndirarugamba kugera mu nararibonye, kugira dupange uwo munsi. Ariko sitwirengagije igikorwa twari dufite ejo. Murabizi ko hano umuyobozi yageze hano ushinzwe imiyoborere myiza mu rwego rw'umurenge. Mu rwego rw'umurenge umuyobozi yageze hano akatubwira yuko dufite igitaramo ejo kijyanye no kwibohora. Ubwo rero abo ngabo twategereje uko baduha ubufatanye kugira tuzabashe kwitabira uriya munsi. Namuhamagaye ntago yigeze amfata, ariko biba bibabaje kandi kenshi ibintu bijyanye n'umuco, abantu bari mu buyobozi, abantu bari mu bantu bakuru, akenshi babikorera kuri bagirengo. Noneho rero turi kwitegura n'umuganura. Umuganura ni ikintu gikomeye cyane ku banyarwanda mu kwerekana ubumwe bwabo bushingiye mu mibanire. Rero ntago biriya tuzabikora nk'imigenzo. Nk'ejo twari twiteguye kuzakora umukino ugaragaza ibijyanye n'umunsi w'ejo. Twari twabipanze ko turi butegura umukino usa nk'inkinamico, kugira ngo tuzagaragaze ubutumwa bujyanye no kuganza, bijyanye n'ubumwe bwa nyabwo, bijyanye n'uriya munsi w'ejo wo kwibohora. Ubwo rero turacyategereje telefone y'ubuyobozi kugira ngo tuzabashe kuhitabira nk'intore,
ariko nibatanatubwira ngo tubone uburyo dufatanya muri icyo gikorwa tuzitabira bisanzwe nk'abaturage b'u Rwanda, ariko ntago twasohoka tumeze gutya. N'ubu ngubu umunsi ku wundi hano biba bibabaje, ntago mba nishimye iyo mbona buri wese abyinana ijipo ye undi abyinana iki, ntago mbishaka. Numva tuzageza ku rwego rw'uko hano ni ku isoko, ariko ibintu bikaba biri mu muco bya nyabyo, tukabona imikenyero no kwitoza mukaba mufite iki, imikenyero. Ibyo bintu ndi kurwana nabyo kubera yuko ibyo turimo ntago dushaka kugurisha, turashaka yuko uyu muco wacu turanga uduhereyeho. Ubwo rero hari abantu baza kwitoza, baje kwitoza kubyina, ni byiza nk'ikirango, ariko ubutore bufite ikindi kintu bisobanuye cyane birenze kubyina, kuko hari n'uko ushobora kubyina ubizi kuri uzi no kuririmba, wakora ikintu kimwe kikubuza wa muco mwiza w'Abanyarwanda bikagaragara nk'aho wadihaga. Ubwo rero kwa kugaruka mu nka yaka ivuga urumuri muyigumeho cyane, kubera yuko niwo mutagara turiho. Umutagara bivuga ikintu kiduhoza turi bataraga, duhora turi bazima. Ingamba zacu zirakomeje rero, ntimurebe itorero nk'abantu twitoreza ibirori. Nkunda kubibwira umutoza w'intore, ntabwo ibyo tugamije ari ukwitoreza ibirori, kubyinira abantu, nubwo byakenerwa cyangwa natwe tugira ibirori natwe tukasanga ibyo birori twabikoze, ariko ibyo dukeneye cyane ni ugutoza abantu, tukabona ubworoherane, ubumwe n'umufatanyirize mu mibereho n'imigenzekireze mu mibanire, bikiyongera abantu, amakimbirane akagenda agabanuka bitewe n'aho baherereye. Kuko wabona umuntu ukabona ko ari umunyarwanda. Birababaje kuba abantu bakiga ubunyarwanda, bakiga ubutore, ugasanga ku rwego rw'uko ari abaprofeseri, abadogiteri, bakibutswa kujya kwiga iby'intore kandi ari abantu bakuru. Ubwo rero twajya duhora dutozwa ubunyarwanda, tutegereza kubona umunyarwanda w'ukuri tukamubura. Aho rero nababwiraga mbashishikariza yuko tukwiye kwiga, buri munsi turiga. Muzumva indirimbo turirimba ni zimwe gusa, ntago turiyungura indi, kubera yuko abantu bakuru ntago bitabira, kandi nabo bafite indirimbo usanga zirimo ikinyarwanda cyuje umwimerere, ugasanga buri gihe duhora twitoza indirimbo zimwe, kuko uwaje ejo si ugaruka, uwaje ejo bundi si ugaruka. Mbwira yuko abantu twatangiye, abantu bari kwiga bakuru bakora inama kwa mbere, ko dufite inama mu gitondo kwa mbere byaba ari byiza kugira ngo tugire ibintu byanditse, noneho umuntu amenye intumbero y'icyo agamije gukora mu buryo bwo gusigasira uyu muco. Kuko uyu muco mpamvu usigasirwa ni uko ufite ikibazo, hasigasirwa ikintu gifite ikibazo. Rero nimukomeze kwitoza mwumva ngo muzabyinira abantu, ngo muzabyinira ahantu, muzabyinira oya, mwitoza ahubwo mwumva mugomba kuba intore z'urumuri mu byo dukora no mu buzima bwacu bwa buri munsi buturanga, sibyo? Icyo rero kugira ngo dusoze n'amasaha yagiye, ejo tuzakomeza twitoze nk'ibisanzwe. Biriya birori bizaba byanga bikunda birangire saa 6, noneho tuzitoza bisanzwe saa 9 saa 8 tuzaba twitoze nk'ibisanzwe. No ku cyumweru tuzitoza. Muri iyi vacances tuzanjya tureka kwitoza kuwa 4 no kuwa 5, ariko iminsi yose tuzajya twitoza. Noneho rero nitumara kuganira n'abantu bakuru, tuzashyiraho umunsi turebe niba hari abana bajya baza no mu gitondo, tukareba imirimo ya kinyarwanda dukora hano ijyanye no kugira ngo bakomeze bamenye ibikoresho nyarwanda se, ndetse n'indirimbo zo mu rugo, gusakuza, guca imigani, gukina turiya tumarimari,